Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana cyangwa se abakristo bose muri rusange, tubifurije ibihe byiza ndetse tubahaye ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Ni itariki 18, murabizi ko ari igiterane. Mwabonye ama flyer cyangwa se ama poste yacyo kigiye kuba kizatangira tariki ni 20, tariki 20 kugeza kuri tariki 22 kizabera muri ensemble Kasarani. Murabizi yuko umukozi w'Imana umwe mu b'ingenzi batumiye bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ari hano muri Kenya. Uyu munsi rero twagiye kumutega. Ni umupasiteri uzwi cyane, n'umurevera, ari umupasiteri n'umurevera pasiteri. Reka tumuhereze ikaze hano kuri Jomo Kenyatta Airport kugira ngo atubwire amagambo make ndetse atubwire n'uru rugendo uko rwari rumeze. Revera, tugoye ikaze. Murakoze cyane. Birashoboka yuko ari ubwa mbere umuntu uri kutureba ashobora kuba kubonye. Reka wenda tugusabe kugira ngo uvuge amazina yawe, uvuge n'akazi kawe, niturangiza tuguhereze ikaze. Murakoze cyane. Cyambere ndashima Imana yuko naje amahoro. Yego. Mvuye mu Rwanda ahantu hitwa i Bugesera, Nyamata. Ndashima Imana ko naje neza, aba nageze hano neza, abasanze namwe mumeze neza. Yego. Rero ndabishimira Imana. Amazina nitwa Rugambwa Emmanuel. Ndi umunyarwanda w'umukristo. Okay. Aba umukristo, umupasiteri cyangwa se umushumba. Aba umushumba w'umugabo wubatse. Nkaba nshumbye itorero ryitwa ENR cyangwa Église Évangélique de la Bonne Nouvelle au Rwanda, paruwasi ya Nyamata. Niho nkorera umurimo w'Imana. Rero ndanezerewe cyane kuba nageze inaha ngaha ku mpamvu zivuga butumwa, kandi ndumva rwose hari ibintu bikomeye cyane Imana izakora mu mitima y'abera, kuko twebwe twahamagariwe kugira ngo dukomeze umubiri wa Kristo. Yego. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ndaza guhereza ijambo ndetse n'abayobozi ba Cœur des Anges ministeri yagutumiye, ariko ntarabahereza ijambo. N'abapasiteri benshi bajya baherezwa invitation kugira ngo baze, bigasa nkaho bagurisha nk'ijambo ry'Imana wenda bakabananiza, ariko we kuba waje ubundi umurimo w'Imana cyangwa se umurimo mwahawe wo kubwiriza abakristo, ni ngombwa ngo nimba batumiye umupasiteri cyangwa se umuvugabutumwa abashirireho igiciro runaka kugira ngo aze kubahereza ijambo ry'Imana. Ako nkabajije nkanjye kubera ngo impamvu bawugurisha ntabwo bari umurimo w'Imana, waba ari umurimo wabo w'Imana. Rero ntibawugurisha. Nubona umuntu awugurisha uzamenye ko utakiri uw'Imana, wabaye uwe. Uw'Imana rero ntabwo bawugurisha. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Reka mpereze abayobozi ba Cœur des Anges ministeri yagutumiye hano. Ndatekereza hashobora kuba ari abayobozi bayo, nimba ntibeshe. Mbahereze ikaze namwe mwakwivuga kugira ngo n'abantu benshi bakurikiranye kino kiganiro baze kubamenya. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ruboneka Eric, tuye hano Kenya, Kasarani. Nanjye ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Tuye hano rero twaje kwakira umugaragu w'Imana. Twaba tubarizwa mu itsinda rya ministeri ya Cœur des Anges. Nije muyobozi urihagarariye ubunyine. Urakoze cyane. Uri kumwe n'abandi benshi, reka nabo bagende bivuga kugira ngo tutabaza kubanigana ijambo. Sawa, murakoze cyane. Amazina nitwa Ruhoshi Alex, tuye hano Nairobi Kasarani. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana 2. Ndi president wa Cœur des Anges hano Nairobi, branch ya Nairobi. Okay. Urakoze cyane. Kubera ko muri aba president, reka mubaze ibibazo nka 2 nindangiza mbone guhereza bakina mama ijambo. Kubera iki mu bapasiteri bose bari mu Rwanda, bari muri Kenya ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye tuzi baza hano muri Kenya, kubera iki mwahisemo Revera Rugambwa kugira ngo ari we uza kubahereza ijambo ry'Imana? Imana yamuhisemo mbere ngo turangize idutungira itoroshiwe, aba ari we duhitamo. Si phenomene. Niko bigomba kumera. Imana yamuhisemo ngo irangize, natwe dushiramo uwo mutima wo kumutekereza muri benshi bahari, aba ari we duhitamo kugira ngo aze. Musaza, nawe niko byumva? Niko mbyumva kabisa. Buriya ari cyo Imana igushiramo kugira ngo nawe ukigeze mu bandi. Umukozi w'Imana kabisa turamuzi, twumva dukurikirana ijambo ryiwe bitewe n'amagambo y'Imana murimo, niyo mpamvu twamuhisemo, kandi Imana niyo muhisemo mbere, natwe tuza umucuzinga. Urakoze cyane. Reve, muri Kenya
ndatekereza kuko ni igihugu giteye imbere ndetse kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko iyo uje kuvuga ijambo ry'Imana muri kino gihugu gikomeye, nubwo kiri muri East Africa ariko kirakomeye cyane, kuba uri umupasiteri uhabwa icyizere n'abantu benshi cyane, kuko abangaba si bo baguhamagaye bonyine, ni groupe y'abantu benshi cyane, ukaba uje i Nairobi. Ubutumwa ugomba gutanga ino i Nairobi ni ibintu utekereza igihe kingana gute cyangwa se upanga kugira ngo uhereze ijambo abantu b'Imana? Murakoze cyane. Ngira ngo bitewe n'imiterere y'igihugu, bitewe n'umurimo tugomba gukora n'ingano yawo, ntabwo ari ibintu biba biteguye mu gihe gitoya, kuko ngira ngo babimbwira abayobozi bishobora kuba hashize nk'amezi hafi y'ane cyangwa 5 twarabiteguye. Urumva rero ingano y'ibyo uzana ihura n'ingano y'ibyo igihe ubitegurira. Bitewe n'ingano y'ibyo nazanye cyangwa nahawe, byamfasha igihe nyine kugira ngo kuko nje kubiha abantu nabo biteguye, kandi mu gihugu nyine gikomeye gifite abo bantu nabo bakomeye, Imana igomba kuba impamba ihagije. Murakoze. Urakoze cyane, ari kuvuga amagambo meza kandi mu ncamake, kandi udusubiza neza, kandi iryo jambo ndatekereza ari bunyure buri muntu wese ubasha kumva kino kiganiro. Muri Kenya rero ni ahantu hari inyigisho zigiye zitandukanye, bamwe babyemera abandi ntibabyemera, ndetse bamwe bakita inyigisho zimwe kuko zidakwiriye. Kugira ngo nimba uzikurikirana media za hano, ni ibintu byinshi bizagenda bicicikana hano, bakavuga yuko bamwe batemerana, ndetse abandi ibintu byinshi bigiye bikomeye hano. Rero iyo uhaje kandi wenda ushobora kuba warumvise nk'izo za message, harimo bavuga ngo utanga message zimeze gutya, abandi izimeze gutya. Iyo wumva mu makanisa cyangwa se ahantu twita yuko twaruhukira, hari ahantu abakristo bagenda kumva ijambo ry'Imana bagakira rikomora ibisebe byabo, aho ugasanga kandi harimo amagambo nk'ayo ngaho cyangwa se ibiganiro nk'ibyo ngibyo, ntibituma wenda utekereza ku ijambo cyane ubahereza, kubera ko ushobora kubahereza package wenda Imana yaguhaye, ugatekereza yuko bashobora gutekereza ko wenda bitari bwemerwe. Hari ubwo rero wicara ugatekereza yuko message Imana yaguhaye abakristo batayemera nk'uko wenda yiguhaye. Mwakoze cyane. Buri ikibazo cyo kwemerwa cyangwa kwemera message nabahaye cyangwa nateguye cyangwa Imana yamaye, sinafata umwanya ngo ninde ku muntu utari bwemere icyo Imana yamaye, kuko na Yesu ubwe ari we twakurikiye waduhamagaye, nawe yaravugaga ntibamwemere. Uwo batemeraga ari we waduhamagaye. Uratekereza ko jewe kutanyemera byaba ari igitangaza cyangwa kutemera ubutumwa? Niyo mpamvu yakizaga abantu bati afite umwuka wa Beelzebul, kandi arimo abagirira neza. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, kandi akenshi imyaka tumaze muri uyu murimo, iyo ubaye ugikora ibintu kugira ngo unezeze imitima y'abantu, already wamaze gutandukana n'umugambi w'Imana. Kuko icyo dukwiriye gukora ni Bibiliya avuga ngo iyo imigambi y'umuntu inezeza Uwiteka, ngo atuma n'abanzi buzura nawe. Mu yandi magambo, ntabwo ukwiriye kudiringa n'abatakumva, ahubwo ukwiriye kudiringa ko ibyo uvuga bivuye ku Mana cyangwa Imana muri ku murongo umwe. Iyo muri ku murongo umwe, ibindi byo bavuga n'uwumva atabyumva, kuko mu byanzanye hano sinaje kumvisha abantu, naje gukomeza umubiri wa Kristo. Ubwo rero umubiri wa Kristo udakomera, n'ubundi na Yesu yabasize bamwe badakomeye aragenda, ariko muri murakorwa. Murakoze. Nibariza akabazo kamwe, ngiye kukabaza kubera ko wenda ashobora kuba ari confusion wenda afite cyangwa se abandi benshi, ndabariza abandi benshi. Kubera iki muri no minsi usanga mu materaniro cyangwa se mu makanisa menshi atandukanye ariho hagiye kuba hariho mvuge hariho confusion nyinshi zitandukanye, abantu batumva kimwe? Mutekereza ko ari iyo mpamvu? Ni package y'ubutumwa wenda baba bwaje wenda butahe? Ibyo nabyo wenda nabivugaho mu buryo bundi, koko Paulo yigeze abivugaho. Aravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abigisha bagendanye n'irari ry'abantu. Ibyo nabyo ntitwabyirengagiza, birahari, kuko irari ry'umuntu rishaka ibyo ararikiye, kandi bireka avuga ngo uwitandukanya n'abandi aba afite ibyo ararikiye. Ni ukuvuga ngo uwitandukanya n'ubutumwa bwiza afite ibindi ararikiye bigendanye n'amatwi y'icyo yifuza. Rero mu nsengero uyu munsi ibyo tubona uyu munsi ni uko tujya tubibona uyu munsi ari amaso yacu bwa mbere abibonye, tugatekereza ngo ni bishya, ariko si bishya, kuko ibyo tubona uyu munsi na kera byari bihari. Ariko icyo dusabwa ni ugukomeza guhagarara ku butumwa bwiza bw'ukuri.
umuntu rero kuba yagira uko abyumva n'uko abifata ubu ni uburenganzira bwe, ariko wowe ugahagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko niyo mpamvu Pawulo yavuga ngo nta wundi mbabwira, ndababwira Kristo wapfuye akazuka. Ibindi ntacyo byari bimushishikajeho. Cyangombwa nuko avuga ubutumwa, mu mukubite, mu mutuke, mu mugaye, mu musuzugure, muvuga amateka ye, ariko cyangombwa yavuze ubutumwa. Mwakoze. Urakoze cyane. Reka dusaba abantu bose wenda badukurikiranye cyangwa se bazakurikirana kino kiganiro ko guhera ku wa gatanu, umunsi turi ku wa gatatu, nuko ngo umusibo w'ejo ku wa kane, ku wa gatanu nibwo igiterane kizatangira. Basaba kugira ngo muzaze ku bwinshi kugira ngo mwumve ijambo, muzamenye ukuri. Gifite umutwe uvuga gute? Umwemere yarahamagawe nawe. Mwemere yarahamagawe. Okay, mwemere yarahamagawe nawe. Reka tubashimire mwese ndetse dushimire umushumba wacu, turamwakire, wenda aracarushe, ntabwo turi buze kuganira nawe cyane. Reka tumuheze ijambo rimwe nubwo tutamubwiye ngo asenge tugitangira, nimba ari busenge kugira ngo turangiza tujye mu macumbi aho twamuteguriye. Dukomeze twitegure iriya minsi y'igiterane, kandi turagushimiye cyane umushumba duhaye ikiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubundi nyine insanganyamatsiko cyangwa temera avuga ngo mwemere nawe yarahamagawe. Mwemere nawe yarahamagawe. Rero Imana ibahe umugisha, turabatumiye abadukurikirana bazashobora kuhagera ku itorero rya Rock Assembly Kasarani, muzaze dusangire ijambo ry'Imana, kandi nzi neza ko Imana hari ikizakora ku mubiri wa Kristo. Data, tuguhaye icyubahiro, ushimwe ko watuzanye amahoro, tukaba tugeze hano ayandi, tukaba dusanze abakozi bawe ari bazima, batwakiriye neza. Ushimwe, turagushima ko hari icyo uzakora mu murimo waduhamagariye muri aka gace. Hari impamvu, niyo mpamvu tukwinginze ngo uzabane natwe kandi udushyigikire muri byose. Ijambo ryawe rizagira ububasha nk'uko ryarigeze muri Efeso, imitima ya benshi ihinduke kandi ubwami bwawe bukomeze kwaguka. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane.